my friend, ndabizi nawe ujya uhura n'aka kantu wakandikira uti gutya umuntu ukamwandikira ngo hayi, wamwandikira ati ijambo hayi ugahita ubona gusubije iri jambo kandi uwo muntu atari online. Izigwa gute? Nibiki bisabwa kugira ubikore? We icyo ngusaba, niba utarakanda subscribe cyangwa ukande like, jya wibuka gukanda like kuri no video kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Icyo ngusaba ni ugukanda like kuri no video ndetse ugakanda na subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ndabizi ngo ujya wibaza ngo ese aka message kagenda bite, ni gute wabasha nayo kugashyira kuri nimero yawe kugeza aho umuntu yajya kwandikira agahita abona aka message. Ndabizi ujye byibaza. Uno munsi rero nkaba naje kukwereka ukuntu wabasha kubikora. Icyo ngusaba niba utarakanda subscribe cyangwa like, nge ndagusaba ngo ukande subscribe and like. Ukuntu bimeze rero ni ukwiye kugira ngo ubashe nayo kuba wakikorera aka kantu, ubashe kumenya uko gakorwa ndetse n'ibisabwa kugira ugakore. Ntako kagoye. Urasubira inyuma, urahita uza hano handitse, hano hantu handitse ngo, hano ngaha handitse ngo, hano handitse ngo tools, aha ngaha urahakanda. Numara kuhakanda urahita umanuka hasi, urahita ubona ahantu hambere handitse ngo, icyo ngusaba niba utarakanda subscribe gikande. Uraza hano ngaha ahantu handitse ngo greeting message and handitse way, hano handitse ngo quick reply, aha ngaha. We ikintu uri bukore rero, uraza ukanda hano handitse ngo greeting message, aha ngaha. Uretse mpabereka hano handitse ngo greeting message, aha ngaha urahakanda. Urahakanda niba utarahakanda, urahakanda. Ukihakanda urahita baguhingutsa hano ngaha. Wowe urasanga kano ngaka kantu kavivuye aka ngaka, urasanga ubwawe wowe urasanga kameze gutya. Nusanga kameze gutya rero ikintu uri bukorero ni ikihe? Wowe urahituza wowe ukavivura aka ngaka, uraza ukavivure. Numara kukavivura urahituza hano handitse hano hasi, aha ngaha, aha urahakanda. Asigaye wandikemo amagambo ushaka kazajya hitaza mu gihe umuntu akwandikiye. Ngiye rero nahisemo aya, ariko n'ubundi wowe uragiye usanga amano magambo. We icyo ukora urayahindura cyangwa ugashaka ndi wiyandikiramo. Urashaka ndi wiyandikiramo cyangwa wowe ubwawe wiyandikiramo ayo ushaka, ariko ari nandi bago. Uraza rero ukanda okay, numara kuyandikamo amagambo yisemo uhita ukanda hano handitse save. Ubu gutyo umuntu uzajya kwandikira bwa mbere, ese ntushobora kwibaza ngo bimara iminsi ngahe umuntu kwandikiye bwa mbere abona aka message, ndetse n'undi muntu hongeye kukabona n'undi muntu maze iminsi 14 atarakwandikira, ndetse ubwabyo biriho. Umuntu mari iminsi 14 atarakwandikira, worabirekera gutya. Ushobora no kuza hano ngaha kugira ngo umuntu wese atazajya akabona, ukabasha no kuba wabihindurira hano. Ariko urarekera hano kuri level 1, niyo mpamvu ndakweretse ukundi uri bubigenza. We rero nicyo bisabwa kugira ngo nawe ubashe gukora karaka message, ntago bigoye cyane. Niba utaruzi ukuntu bikorwa, ndagusabye ngo wibuke gukanda like ndetse unakanda subscribe kuri no channel yacu kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ngiye kubakorera n'izindi video, nawe igitekerezo cyawe ufite twandikire muri comment. Ciao ciao, turuhuriye mu zindi video.